mission yagenze neza se nta kibazo niba mission yaragenze neza nta kibazo Kiza Kiza waryamye hano Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Wewe waryamye hano. Let's go to China. Sofa uingia. Wewe waryamye hano. Nimsabe. Urashonje. Haguruka tugende. Ambara izo nkweto zawe. Urashonje. Ni kibazo cy'inzara. Ambara zinamu. Yanamu bomwereke. Ko tugiye kubigera. Ni inzara gusa nta kindi. Ibyo byo kusiza abantu. Tugende tureko hari akandi baguha ko kurya hano mu rugo. Nta kibazo nakugira ntabwo ari amagacaca. N'inzara gusa. Inzara bigende. N'ukuri kumwana nimara kujya mu kibazo n'ikibazo. N'ukuri kw'Imana n'ukujya gusa. Boss wahageze. Ndagufungurira. Kabisa. Boss wayitonze gatoya izi mfunguzo zigaye zicanga. Boss, ikintu kigamo kukizanya kigona abakozi mugira amagambo menshi uyu hari ikibazo afitanye nawe. Nta kibazo boss. Arashaka. Sherry. 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 Ninde? Sherry. Sherry. Kumana. Komera. Iminsi myinshi. Cyane. Kutatumenyesheje. Dore umuhungu mutoraguye hano. Ubu mutoraguye he? Hano ku muhanda aryamye hano imbere y'igipangu. Ngafite icyo kibazo. Hari akantu ko kurya mwaturushaho ngaho ngo muruhe kanze. Harahaje. Arashonje ni ikibazo cy'inzara. Si ikibazo cy'inzara. Cyonyine. Arashonje. Niba arakanwa bamufite mu nzu mwakamuzanira akarakuntu yicara hano akakanura akarya mu kuri n'inzara gusa. Cyakora umukozi yaratetse ariko hari icyayi cyo gufatisha. Bawicaye hano. Oya. Cyane umubona. Kurya gusa nicyo kibazo ufite nta kindi. Ntacyo. No gukaraba n'iki? Imyenda zarabuze. Cyangwa ukarabye wahita upfa. Nabuja gukaraba ndabitinyaga. Oya ugomba gukaraba. Tufaha. Ndabitinyaga. Wino hano. Nzakaraba mu kwa 9. Ugomba gukaraba ugasa neza. Nabuja nzakaraba mu kwa 9 ntiyagiye. Oya isuku ni isoko y'ubuzima. Mwandu mubi. Kanze nkurebere. Tufaha. Babaye. Wino hano. Papa wamubonye? Ya papa yaje. Papa yaje ubwo nimba mutabona ngiye ntusuhuze. Ego kumana yaje papa yaje ryari? Aje none ha mu gitondo bari mu nzu. Nana ubwo si yamamagara ko ndi umukobwa we kafite nimero yanjye. Niyo yamamagara byibuze nkamusanga wenda nkagenda nkamuzana nkamutwaza. Ni daddy wawe ubwo mutukana mu byumvikana. None se mama uyu muntu umeze gutya kundi kumva n'ibintu biri kunuka wamukuye. Papa wazanye. Ariko ngo arashonje wa mukobwa se ikintu yaba yakoze mu gitondo. Kandebe.
ndeba ariko nzi ko wenda ibiryo ntabwo byari byasha ariko hari icyayi nicyo mukatisha n'ibyo bari bindazi arashonje ariko manze nawe umushira kuri robine manze akarabe neza nawe mukwace reka manze sawa rero kanyeza murebera urakoze none si wowe ubundi bakwitana Serugendo Saidi Serugendo Saidi ugomba ukarabe rero mukwacenda niyo nzakaraba mabuye oya ugomba kubera ko mukwacenda n'ababyeyi kandi kubisa barapfuye akira ibyo bibonetse fata gahoro witonda aho utakigenda ujyaga Mama yangu. Game over. arashonje gumana n'umuntu wawe rero nanjye Kaingia kabinitiriyeho rebera no mu gikoni nimba nta kintu Game cyo ikayicaye. kugira Maana soko umna. gira gahoro rya gahoro n'ibiryo biraza mpombe uricwa n'ibiryo mira gahoro utapfira hano ni matora yawe Alexi ngwino hano ariko mama ko ndi kumva ikintu kiri kunuka oya ntabwo ari ikintu n'umuntu yimwinkorere ndaje mwitera papa wamubonye isubirire mu nzu marama ayo mata z'amazi agufashe agukarabe gira gahoro ariko witonda zamu Perezida Mabuja ngwino hano mwereke nawe ugira akazi wari ndimo ndabiparitse vuba uzana ibikoresho uzana wa mupira kwanza wereka ahantu uyu muntu ari bukarabire ase neza warahita rwanda Mama oya yangu. ntacara Game over. urunda ikanyamuhagira nuko imodoka oya ubikore neza Game ikayicaye. nizere ko Maana igomba soko umna lolo hivi. ariko se ubundi nta mafunjo burwayera uwaguha kupongere wazica neza uyu nguyu se ko atagiye kawe akabaragasi simumaze kumuha icyo yasabaga ko atagiye yariye ariko wareka akanarya n'ibya saa sita cyamugendekeye gute uyu nguyu oya reka abanza yoge si ubundi cyazamukiriye uyu nguyu akaba yari yagiye oya sheri oya papa tufaha rwose mwihorere oya bose mureka tumukarabye da none ko Mabuja ibyo yahisemo Mbese umupira uyu w'imodoka no bogesha abantu. uri umuntu ukora twamogesha Mwashatse basese. ntabwo byakunda bose reka oya Kugivaga n'imodoka nange. oya reka oya reka bose ngenda byikorera Oya. ntugire ubwoba Ntabwo wowe mwogesha umupira mumushaki ibase agira ate? reka nyine ngenda nsuka amazi mu base nta kibazo nese musigana tugende Aho se ibyo Reka bintu mumuhaye. genda boge naho ntumwogesha uwo mupira. muri maze cyose udakaraba ukaraba uwafukaraba zamumwoze neza ashaka nawe yani kutwenda ariko birazora kaho mu gihe nizo nzara kuzafata nakaho mu kabisha Biteze. ni byiza Amo. Wabaye wakangaye. gatanu Sikasigaza ubwenge. Wowe sikana. sipapuro bibi njye ntabwo uzi ko natsinze Kama ukora base barwaye inkorora bamubona mwatse amafaranga yanga no kuyama ngo nzayagura mama megana se papa nzabigenze kuba utari kwivuza mu kibazo cy'amamera. niko mbyiraga si nguwe mama mubaze ahubwo nawe ufite ikibazo utewe umuntu akora bigeze aho ngaho ntabwo ibi n'ibi ngo yaguramo amamera ntabwo nzayagura mama megana ikahita agavuga nawe waje ubimugurire mukanya ukora mujyane kuri farumasi bamubwire uriya muntu bamwogeje ariko twamushakira n'aho kuryama n'ibya saa sita akabirya wowe urabona yaba hano koko nkemera neza uriya twamushakira intara ya zamu akaba hano none reba umukozi woza imodoka yaragiye Maze uriya muhungu rero ikintu yadufasha yari twogereza imodoka ntagagira n'isuku mbese urabibona ute urimo urumva byashoboka ko aba hano neza akahaba ariko papa tufaha nawe atahawe se zamuka hari se wa undi ko yari ahari si ikintu ngende kubona ndi kubona uyu mugabo ahubwo
yakarabye se aho buraya nzamara mushake kubyita amavuta yo kwisiga yisiga ndayamushyira nugira ikibazo yewe kumva ko twahamurekera hari ikibazo si none se papa nataguciye mu buryo uvuze none se papa muzamwemerera kuba hano uriya muntu ntahagaze gukaraba ntahagaze kwiyitaho anasanga afite n'imbaraga sa sibyo niba mumwemereye nk'ababyeyi banjye ndabumva niba mumwemereye kuba hano ariko byibuze mujye mu mwana amavuta mugurire n'udukweto mugurire n'utwenda two guhindura ariko yarazi ifite se sinabonye yambaye bododo ariko umukobwa wanjye nawe ariko buzi njya kubana na si ibintu nanyuzemo none se mama wowe ntabwo ibyo wabyirengagiza ukavuga impano natwe yaraduhaye reka n'uyu muntu tumugirire gutya nanjye niyo mpamvu nshaka kaba hano akahaba nk'umuzamu ariko nabirenze umuhungu wanjye yaratsinze nta kibazo reka twemera apfa kujya kuri isuku sibyo none se papa ibintu by'isuku ubundi nawe akamenya ngo imodoka ni igomba kuba isa neza naho ntabyo kuba hano ntintunze nk'umuntu uri aho ngaho gusa udafite gahunda none se papa mfite ikindi kibazo none se ko ndwaye sinabikubwiye nakubwiye ko ndwaye basi urambonera umwanya tujyana kwa muganga uyu ndi kumujyana kuri farumasi ndamujyana kuri farumasi kuko nabonye ko mama wawe yarabyirengagije arabyikorera ujye ku bitaro baguha imiti ubundi papa wawe yakuzaniye iki mukobwa papa ntabwo yabura ikintu yanzaniye ndabizi ni inshuti yanjye cyane dore n'umuhungu wawe rero umugurire dore yaratsinze tuva kuri farumasi ndamujyana mu isoko n'umugore akantuze ubajyane bose unabatembereze reka banatemberera baherukaga gutembera se ubundi waje nizere ko ejo nyine nange uzantembereza ariko ukumbuye pe ndabikora nk'akazi ku buryo ngomba kubatembereza biri normal mukanatembera igihe cyane kibaye kirekire arega kuko hari n'akantu nakuzaniye yego ntabwo papa arankundaga bugamba akabipinga ubwo nzanarira koti nzanarira koti ubwo wanjye urabona ari igihe unamwibaze papa arankundaga ntiwabyemeye urabona igihe unamwibaze umukobwa wanjye uyu mufite ari umwe kabakobwa n'abasi namuzaniye umukobwa wanjye nakuguriye smartphone yakunda WhatsApp uri udakira mumareba akunda WhatsApp nanjye ndafite yashira ya pe reba nanjye nyine telefone kibazo njye nagushakira kandi urabona n'uburyo bwo kugira ngo umukobwa wanjye reka ndamukunda dore mufite ari umwe mana we turakoze naje nkakuzaniye mwana wanjye umwana wanjye nawe akeneye imodoka yo gukinisha mera zitayisaba iyo turi buze kujyana mu isoko sinabikubwiyeho egera papa wamubwira ikintu akeneye ese ubu nta kantu wowe ukeneye wambwira mubwira ikintu papa akeneye ubu se turakoze ambwira akantu nawe wowe telefone si wayibonye wowe ukeneye agake akamodoka yiyi turajya mu isoko kamanze nanifotorere reka twigire n'agafoto baranshyiramo ntuyibona se nteguze 250 iyi ngiyi ureba njyewe sinajya nkeneye uvuga telefone nawe ujye kuri telefone nzima ndebera ibintu ndabikosora uyu munsi ariko rero njyewe buriya nubwo turi kuganira gutya nababaye pe reka wagiye gufata urugendo rw'indege uraza nta kumpamagara byibuze ngo usange ibintu biri tayari ubu se usanga ntabwo twazindutse twaje kare kare niyo mpamvu ubona ko nta mungu namuciyeho urabona bwari bukiri mu gitondo na next urugendo niyo usanga nagiye none se papa wanyweye n'icyayi basi ndi kumva nta cyayi nshaka nta n'ibyo ushaka mugiye gutembera se mfite ahubwo turaza kurya tuvuye ahantu tugiye kujyana njye kumugura nawe akamodoka ariko papa dukumbuye n'inkoko ngwino tuvugane hano hanze ku by'uriya muhungu abo nabo niba bagumye aho ngaho ubu se rero kuko ari kugenda
se yaraje yaba ari kurara na zamu yamuhereza akazi ka wenyine hari utuzu twinshi yaba ari kumwe na zamu mu gihe tutarabona ahantu yaba agiye guca muri kano kabuza ari akazi ka zamu umenya ntabyo kurarana na zamu muheza akazi kenyine na zamu wenyine atazanamusiga reka no umwanda mwambaza icyo mbona zamu n'ubundi nawe ntaho yasiga urase ntiwagira umwanda kurusha zamu bose ni abantu ariko kari akazi ko kabereye aho wakamu urabona ko bazajya babana ese urabona uyu kubana na zamu yasiga zamu umwanda njyewe ndumva rwose yaba wenyine pe reka ukuntu byanze reka abane na zamu bari bararana mu gihe tutaratereza ibintu aba ari kumwe na zamu nta kintu nzayamusaba ngo ugende ndabyumva ahubwo aba ari kumwe icyo cyonyine basi mbabarira ko numva ahubwo utari kwemera ko yaba ari kumwe na zamu mbabarira musabye imbabazi ubona yaba ari kumwe na zamu gutya cyangwa se kano kazi k'inyuma uragira ngo buri wese abukwe bisa baba bameze nk'aho bumva hano bahagabanye icyo tugiye gukora bari bari nta muntu wahagabanye mu nzi nahawe wumva wowe na zamu bari bari kumwe uburyo kaba akazi n'ubundi ntabwo aba ariko kajya gupfa fase gute inzira nirapfe nta muntu uyirara reka bari kumwe na zamu zamu nayo kaza bigenda ngenda kwemera ariko nabwo kuzajya unuka buri kanya genda singwaka kise umva wabigeze hebyo koza nta muntu urabona nta muntu nabanje naje gushaka omo ku muhanda ariko amazina yatunganyije ngiye guhita murangi nako kanya ni fast bikore vuba none uramuntu papa tukahavuze uzajya aba ari hano ariko boss nawe nawe ubifite cyane umuntu uwo wamuvanye ku muhanda wari ufite amakara akabikora hano we waje usute oya ariko mugomba kurara urambajya murabana ahubwo ko tubyanzuye ahubwo ngiye gusubira mu kazi ibyo ngibyo muramugira ibyo ni ibyanjye mushatse wabyumvikana na boss uramuje ne mukamushyira muri akazi ku muhanda mugombe murarane nyine niko papa tukayavuze si boss wale bagiye kukomeza amatani uramuje no shaka mukanyisha kugiranza ngigana nawe ni ukuvuga ngo nuko nabyanzuye ahubwo none ngewe njye mu kazi ubwo gukemura ibyo ngibyo mba muri kumwe noneho sharegire mu kazi ngo turabonana ntutinde kuri konti kaze ubwire wowe mfatira polisi genda ahubwo umucira n'inzara reka ngere kumwahagera nako kanya ibyawe na boss wawe ni mu modoka sawa ahagera zamu nawe amaze kumenyera asigaye amvuguruza imbere y'umugabo wanjye koko ngombe cakundi